uyu munsi tugiye gukomeza tugana ku gitabo nanditse uko ijuru ryajyagijwe mu Rwanda mu mwaka w'1994, Jenoside yakorewe Abatutsi. Ejo hashize twari kuganira icyayiteye, ese byagenze gute kugira ngo tugere twagize mu mwaka w'1994. Kuki abantu batajya baganira ngo bavugishe ukuri ku byabaye? Ntabwo rero twari tujya ku mwanzuro ngo tuvuge niba yarateguwe se cyangwa itarateguwe. Ibyo ni ibintu nzerekana mu gihe kirekire tugenda twinjira muri iki gitabo. Mbere yuko twinjira mu gitabo nyirizina rero, tubanze dufate umwanya twibuke abazize Jenoside yakorewe Abatutsi kimwe n'abayikoze, kuko aho bari nabo nibaza neza ko imitima yabo idatekanye, ariko intimba bahasigaye aho biciye n'agahinda nibyo kwibuka. Turebe rero hano uyu munsi turibaza, abantu benshi baribaza, Mana kuki wabyemeye? Mana Warurihe? Icyo kibazo turacyumva kiragaruka umunsi ku munsi. Mana Warurihe? Mana kuki wabyemeye? Abantu benshi bashaka kumenya impamvu Imana yabyemeye. Uyu munsi rero ngiye kubereka ibyo neretswe nk'uko nandika kino gitabo ngihabwa. Ijwi rimwe ngo andika igitabo, andika igitabo. Imana, ijwi ry'Imana ryanyeretse impamvu yemeye ko biba. Mbere ko tubyinjiramo rero, reka mbereke. Nandika kino gitabo niho navanye agakiza. Ubundi nari Gatolika, ntabwo nari narigize nsoma Bibiliya ni na rimwe. Muri iki gitabo rero nyandika nibwo Imana yabanje kumpa agakiza. Imana yabanje kumpa agakiza, soma Bibiliya ndayumva ndayimenya. None rero dukomeza tubaza ngo Mana Warurihe? Wibuke ko abantu barenga 95% mu Rwanda mbere ya Jenoside bose bavugaga ko bemera Imana, bakunda Imana hafi 100%. Cya kibazo kikagaruka, Mana Warurihe kuki wabyemeye? Impamvu rero Imana yabyemeye tutarahagera, mu mwaka w'1995 tujya gushyingura abantu bazi Jenoside, abantu bacu ko twe dukomoka mu cyahoze ari Gikongo hafi y'Umurambi. Tugeze Murambi rero twagiye ku kiliziya aho abantu biciwe, ubuhamya buratangwa, ababigizemo uruhare turabumva, tubona inyana bishwe, byari biteye agahinda. Tuvuye aho ngaho tujya i Murambi ya Gikongo, aho bakwaga ishuri ngira ngo ryari kuzaba eto. Tugezemo ishuri ryose ryari ryuzuye imirambo. Ikintu nibuka gikunda kuza buri gihe iyo mpatekereje ni umugore wari uhetse akana. Kuva uwo munsi nahise mfata umwanzuro ko ntazongera gusubira mu kiliziya. Byamfashe igihe kirekire kugira ngo nongere gusubira mu kiliziya. Twumva ibyabaye za Nyange, twumva ibyabaye hirya no hino. Noneho tukibaza tuti, niyo abantu barakundaga Imana, bemera Imana, kandi barajya mu nsengero z'Imana, kuki bagiye kwica abantu mu nsengero z'Imana? Byatewe n'iki? Mana Warurihe? Mana kuki wabyemeye? Intimba n'agahinda abantu benshi bafite hirya no hino kubera kura babo turazizi, ariko ikibazo kigaruka buri gihe, Mana Warurihe? Mana kuki wabyemeye? Ibi ni ibintu umuntu wese ashobora kwibaza, ariko ntahita abona igisubizo, kuko imyumvire yacu ya umuntu nuko Imana ibona ibintu ni ibintu bibiri bitandukanye. Abantu benshi bibeshya bibwira ko bazi Imana, bakunda Imana, basenga Imana, ariko nta n'uyu n'umwe. Ibyo nabikwereka ni ibintu Imana yanyeretse nk'uko ngiye kubisoma, byigisha Imana yesi nyereka byateye birarira, kuko tuzagenda tuzamuka nkabereka uko byashobotse, na nyuma nkazabasobanurira niba yarateguwe se cyangwa itarateguwe. Ibyo bintu byose ntegereza ko izo mpaka zizashira, nicyo nifuza. Ariko abazumva nyine bazabyumva, ariko batabyumva ntabwo bazabyumva. Ariko ukuri kurahari, byabaye abantu bose bareba, nta mushobora kubihakana cyangwa se ntanabipfobya. Kuko iyo umuntu apfobeje ukumva ari abantu bapfuye, numva ari umushinyaguzi wo mu rwego rwo hejuru. Ababigizemo uruhare rwose aho bari, niyo abantu baba bataragizemo uruhare, nta pfunwe bagomba kugira
byo kwisanga mu muryango nk'abanyarwanda. Icy'ingenzi ahubwo ni ukwicara abantu bakaganira uko byagenze noneho bigasobanura. Turebe rero Imana kuki wabyemeye. Imana irimo kwandika kino gitabo, ndimo ndacyandika nanjye nibaje kino kibazo. Mana Warurihe, Mana kuki wabyemeye. Imana yahise imbwira ngo uzagende usome mu Baroma, Abaroma 3 kuva ku 10 kugera kuri 18. Iki nicyo cyabiteye. Ndagenda ndahasoma, ndafata Bibiliya ntagusomere uko havuga icyabiteye. Noneho nyuma nibwo nzayerekana nyine impamvu byabaye nuko byagezweho. Imana iratubwira ngo ntawe ukiranuka n'umwe, ntawe umenya, ntawe ushaka Imana, nta n'umwe ukiranuka, nta n'umwe ushaka Imana. Bose barayobye, bose bahindutse ibigwari. Ntawe ukora ibyiza n'umwe, umuhogo wabo nimva irangaye. Bariganishijwe indimi zabo, ubusabe bw'incira buri mu minwa yabo, akanwa kabo kuzuye ibitutsi n'amagambo abishye. Ibirenge byabo byihutira kuvusha amaraso, kurimbuka n'umubabaro biri mu nzira zabo. Inzira y'amahoro ntibarakayimenya. Kubaha Imana kuri imbere yabo. Ibi ngibi nuko byasobanuwe mu Kinyarwanda, ariko mbyerekwa mbihabwa byari mu Cyongereza. Mu Cyongereza ndi kubona ko nyine ni hahandi igihugu kiba kidagikozwe Imana, abantu bose bumva bashaka kwica nkuko urwango rwari rwaragiye rukura bigiza kike gihe. Ibi bikaba byerekana rero ko abantu bose igihugu giteye umugongo Imana, amahano niyakurikira. Imana igira gutya ikabareka bagakora ibyo bashaka, none ingaruka akaba bazirengera. Nuko byagenze rero. Abaroma 3:18 nta n'umwe wari ucyubaha Imana. Ni ukuvuga ngo mu 1994 naguhamiriza ko ntashidikanya ko baze kubisubira muri Bibiliya, nta muntu n'uyu n'umwe mu Rwanda wakunze Imana, kereka bake nyine batishe mu bwicanyi cyangwa se babirokotse. Ariko ubwo tumaze gusoma nta muntu n'uyu n'umwe 95% by'abantu bavuga ngo bakundaga Imana, basengaga Imana, basingizaga Imana byagenze bite. Ni ukuvuga maze gusoma ijambo, maze kwandika kino gitabo cyo page 600 uko nabivuga, nkasoma Bibiliya kuva ku ntangiriro kugera ku mpera inshuro 2 cyangwa 3, naje gusanga abantu bibeshya ngo bazi Imana cyangwa bakunda Imana, ariko ntabyo bazi. Hanjye natangiye gusoma Bibiliya afite imyaka 38 ho, naje gusanga ntarabagabo. Naribaje se nabagabo ntabwo nabagabo, ariko Imana nagize nyine nuko mu kwandika igitabo n'ibindi zabona nandika, nagiye nunguka ubumenyi ku bintu by'Imana. Ikigaragara muri no sero nuko muri no si ya muntu nta n'umwe ukunda Imana. Niyo rero natakwamiriza. Niyo mpamvu ijambo ritubwira ngo ese hari umukiranutsi, ese hari umuntu ufite urukundo mu mutima, nta n'uyu n'umwe. Niyo mpamvu rero mu Rwanda 94 biriya bintu biba, usibye n'ikibazo cy'amoko cyakongeje umuriro, nta rukundo rwari mu bantu, nta gutinya Imana kwari mu bantu. Ni gute utinyuka? Hari igihe njya bibaza, mu muryango wacu harimo akana k'impumyi twitaga Nyiramwenyeri. Umuryango wabo wose barawujimisha nk'abantu barenga 14-20. Nyiramwenyeri kari akana kazaga tukagasereza atabona nyina ari impumyi. Ariko nibaza umwana muto w'imyaka igeze ku 15 w'impumyi, gute umuntu atinyuka kwica umwana muto w'impumyi? Ibyo narabitekereje ndabyibaza, ariko na n'ubu hari isubizo ndabibonera. Niyo mpamvu nabuze nti rero uwo musanzu twatanga harimo abiciwe. Mpamya ko nandika igitabo Imana yarambwiye ngo humura, abishwe bazije ubusa kuko baremwe bagiye mu ijuru. Kubera iki? Mpamyemereza nuko kiriya gihe bahigwa
bagize umwanya ko bari bazi ko urupfu nyine bategereje, bagize umwanya wo kwireba, kwisuzuma, kumwe nyine iyo mu makuba nyine uzi ko utegereje urupfu byanze bikunze nibwo wibuka Imana, abantu benshi bibuka Imana iyo bari mu bibazo. Kubw'iyo mpamvu, kuko ubuzima bwabo batabwiyambuye, babwambuwe, niyo mpamvu ntashidikanya ko bahise babona itike ijya mu ijuru. Abishe rero, ibyo nabyo nabyanditseho muri iki gitabo, birimo abishe bafite ikibazo gikomeye. Ariko iyo umaze kwica abantu benshi cyane, ni ukuvuga ngo Satani niwe uba ugukoreramo kenshi na kenshi. Benshi ntabwo bafite bwa bwoba bwo gutinya Imana, ariko ni nk'uko babayeho batabayeho. Abo bantu cyangwa se bene wabo bazatungana gute, bazatekana gute? Kuko niba ufite umuntu wishe, byanze bikunze ubibona ibyo wakoze cyangwa ukabitekereza cyangwa warabyumvise mu mutwe wawe bizahoramo. Tukavuga tuti rero, Mana Warurihe, Mana kuki wabyemeye? Imana imeze gutya. Imana ikurebye ukayireba, muragendana. Imana ikurebye ukayitera umugongo, nayo igutera umugongo. Niko bimeze, nta kindi kintu wakongera. Ni ukuvuga ngo abantu barazi batereka dutera Imana umugongo, bayitera umugongo nayo ibatera umugongo. Ni ukuvuga ngo Imana yo ihora ari ahiri, ariko wewe nk'umuntu nubwo utayirebye, wisabe, wicuze, nayo bayitera umugongo, igutera umugongo ikureke. Niko byagenze rero, ariko hari n'ibindi byagiye bishamikiraho tuzagenda dusobanura ko tugenda twinjira mu gitabo. Mana Warurihe, Mana kuki wabyemeye? Nuko nyine natwe tuba twaranze kwemera Imana, ariko ikibazo cy'amoko uko cyazamutse, uko cyakuze. Uribuka ejo nasobanuye ukuntu Abatutsi bari bake baje kuyobora Abahutu, byagenze gute, byatewe n'iki, ibintu abantu batajya bavuga ahantu hamwe, uko byagiye bikura, urugo rwango rugakura kugeza muri 1994. Nakubwira neza ko muri iriya myaka na n'uyu munsi ndabihamya, isi yose nta muntu uri gushakisha Imana, nta muntu ukunda Imana. Igihe abantu badakunda Imana, badashaka Imana, byanze bikunze ya makuba arongera akaba akisubiramo. Naho rero shaka Imana ugishoboye. Jya mvuga nti shaka Imana utarapfa, kuko numara gupfa ntabwo bizaba bigishobotse. Impamvu ibintu biba bikagwirana nubwo biba byateguwe na muntu, bigakorwa na muntu, ariko abenshi bafite uruhare rwo gutera Imana umugongo. Ibyo byabaye ni dutangira kwinjira mu gitabo, nibwo nzabibereka uko byagiye bigenda biba. Hano neretswe byinshi muri iki gitabo, bibaza, harimo igisubizo cya buri kintu cyose abantu bibaza kuri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Ko yateguwe, uko byagenze, ese bagize uruhare bameze gute, byagenze gute, mbese ni ikihe kimenyetso kigaragaza ibintu byose umuntu akubwira. Ni ibintu bitoroshye gutyo ubivuga mu gihe gito. Niyo mpamvu ushaka dutangirira kugenda tureba, ese abantu ko ari bake bayoboye benshi gute, ese Mana Warurihe kuki Imana yabyemeye? Icyo kibazo abantu bahita bareba Imana kuki yabyemeye. Urumva ko turi muri ya makuba, nibwo dutangiye kwibuka ngo Imana Warurihe, Mana Warurihe. Ko ni ibintu byagiye bikura abantu babireba. Harimo n'abavuga ngo bakuriye inzego za kiliziya n'amasengero, bivuze ngo Satani niwe wafasha abantu bugwate, abayobora buhumyi, kugeza bashyize biriya bintu mu bikorwa. Ariyo mpamvu ibintu by'insengero wenda tuzagenda tuganira gahoro gahoro, cyangwa se ashaka kumurikira ku yindi cano ufite ivuga ku ijambo ry'Imana, ijambo rya nyaryo, atari ubuyobe isi yose yagiyemo, niko bazumva neza bagasobanukirwa ibibera muri ino si n'ukuntu iriya Jenoside yashobotse, kandi wenda itari ikwiye kuba, kubera urwango ari mu bantu arirwo rwayikongera. Imana Warurihe rero, Imana yari ibereye mu ijuru. Imana ntabwo ariyo yabyemeye, ahubwo umuntu niwe wayobye. Noneho Imana yo kuko yakubwiye ngo reka mwisange, wanga kwisanga, Imana irabireka. Nuko byabaye, Imana yari ibereye mu ijuru, ko tuzi ngo Imana
yirirwaga ahandi gataha i Rwanda, ariko se kuki kirya gihe bitatashye mu Rwanda? Nuko nyine Abaroma 3:10-18 tubwira nta muntu washaka Imana, nta muntu wakundaga Imana, nta muntu n'umwe wifurizaga mugenzi we kubaho, ahubwo ibirenge byabo byasetaga bashaka amaraso no kwica abantu. Nicyo cyabiteye. Nuko rero bafashe Satani baramwimika, bakorera Satani aho gukunda Imana bakundane ibicana. Kwica umuntu mwabyirukanye, mwakuranye, yewe se n'umwabyaye n'umwakundanye, ibyo bintu ni amahano, nta n'ahandi ku isi byari byabo, ni mu Rwanda gusa. Mu Rwanda kweki, wibaza kweki u Rwanda. Ariko nyine Imana burya ireka ibintu ngo bibe hari isomo. Ririya ni isomo ry'isi yose nk'uko tuyibone, kuko ibyo maze gusobanukirwa bizabera akabarore isi yose, kandi bifitanye isano n'iherezo ry'isi. Nubwo ari ibintu ushobora kuzinjiramo nyuma, ariko ibyabaye mu Rwanda ntabwo ari ibintu byo kuvuga gusa wiceceke, kuko wibuke n'Abadage biriya bakoreye Bayahudi ntabwo bijya bihagarara. Niyo mpamvu n'abantu bapfobye byabaye mu Rwanda ahubwo bagombye kugira isoni n'ipfunwe bakise, kuko nta Mudage n'umwe ushobora kumva, nubwo ibyabaye mu Budage bidasobanutse neza uko byagenze, wenda banditse amateka uko tutabizi, ariko nta Mudage n'umwe ugerageza, cyangwa se iyo yaba ari umwe, babiri, batatu bapfobyaho gato bagafungwa, cyangwa se bagakorwa ibindi bintu bikomeye ku buryo nta muntu ubitinya. Ariko ushobora kwibaza kubera iki Abanyarwanda ubwabo babigizemo uruhare, cyangwa se bafite aho bahuriye nabyo babipfobya. Icyo ni ikindi kibazo nacyo nzasobanura impamvu abantu bapfobya, noneho turebe ni gute. Kuko ubwicanyi bwakorewe Abatutsi 94, iriya Jenoside yakorewe Abatutsi muri 94, nk'iyo ufunze amaso ukabitekerezaho kugira ngo wongere urebe, usubize amaso urebe ku bintu byagenze, hari igihe ubona umuntu abipfobya cyangwa abivuga ukundi, ukavuga ati Imana iracyafite akazi. Ariko twakomeje tukibaza ngo Imana Warurihe, Imana Kuki Wabyemeye, kuki Imana yemera ko abantu babivuga bakabipfobya kuriya, cyangwa se abandi nabo badafite aho bahuriye nabyo, cyangwa se bafite bene wabo bagize uruhare urumuru cyangwa urundi, kuki bagomba guhorana rya pfunwe? Niyo mpamvu rero tugomba kuvuga tuti bantu muze mushake Imana, muve iruzimu mu by'umuntu, noneho musobanukirwe ibyababayeho, mwiyunge, kuko byanze bikunze ikinyafu cy'Imana ntaho cyagiye. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom.